Muri wese muryamana mu mukunda. Mbwangu umuntu wese uryamanye kuko ntago ari benshi. Ni bangaye? Ni umwe wenyine boyfriend. Uramutse ukundanye n'umutipe akagutera inda. Nta bushobozi afite. Wabigenza gute? Kwihangana nkayibyara. Umutara rero ngo barakosha. Urabona ngewe urabona n'inka zingahe. Uko bwajana. Rero biracyabaho. Nagize ikibazo. Ubuse we n'inka zingahe? Ndazamwonga. Nka zingahe? Nk'eshatu. Okay, hello people, nizere ko mumeze neza cyane. Manongeye kubasuhuza no kubikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko ibyo mukora bitandukanye, mukomeje kugenda muhirwa n'imirimo itandukanye amugiye murimo hirya no hino ku isi. Nitwa Patrick the Entertainer. Mukomeze munogerwe na Yawe TV. Mbanze mwibutse ko ariko turi kumwe na website ya yawetv.com kugeza amakuru yizewe kandi abagezweho hirya no hino ku isi, avugwa mu ngeri zitandukanye, muri cinema, muri entertainment. Ushaka kumenya amakuru ya politike abavugwa hirya no hino ku isi, ibyamamare bitandukanye muri rusange, ureba iyo website ya yawetv.com kubasha kumenya aho isi bayerekeza. Ikintu cyambere n'amakuru, utunze smartphone cyangwa se irindi tumanaho ukabudasura iyo website ubayeho gute. Ikindi maze kubwira nuko ugomba kugana Bodymax Fitness kugira ngo ubashe gukorera imyitozo, ukore imyitozo ijyanye n'umubiri wawe. Nta kindi rero busabwa no kugana Bodymax Fitness. Abangaba bagufasha kumera neza cyane, wifuza gukora imyitozo ugakora umubiri wawe uhora kuri size, kaba physical fit. Kana Bodymax Fitness gym nziza cyane, dufite sauna ndi massage, dufite swimming pool. Bodymax Fitness dore mu Giporo Susano Rekezi Kanombe, winjiye muri Hitop kati ibumoso bwawe ubuhageze, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 tuguhe izo service mba nkubwiye haruguru. Umeze neza se umwana? Yo kwisi umwana wumva bimeze bite? Biterwa n'ukuntu babibona, cyangwa biterwa n'ubikwisi. kandi nkawe ko akundusha imyaka myinshi. Ni sawa. Kuri ko nkuruta ndi muzehe. Wa mugane ugomba kubyumva. Ngomba kubyumva. Umuntu yakusha imyaka 30. Ugomba kubyumva. Ntabwo utenda kubyumva. Umeze neza se? Ukunda kwambara agasaha? Yego. Ikindi kintu gikunda kujya ukuboko kwawe ni iki? Gikunda kujya ukuboko kwawe uretse isaha? Nta kindi. Kandi koko. Urabikunda? Ntabwo muri byakeraga, byo fresh. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Umeze neza. Twishimiye kukwakira kuri Yawe TV. Nishimiye kugaruka. Urakoze cyane. Amazina? Amazina ni Umutesi Joanna. Umutesi Joanna. Umutesi Joanna. Agurahindura. Nakayeke hari ukuntu umuntu abifite ariko akazina ko mu cyaro. Oya, ntabwo mu cyaro nako kazina ko mu rugo bamwitatu. Ni Joanna to. Nakasirino ugira. No kwishuri nakazina bari barakwisese. Oya, ni Joanna. Setu. Ntabwo wabinkora. Ndabego kaze pati na yandi mazina no kuri. Nko kwishuri barakwitanga akabebe. Oya. Nadi Joanna. Ori Joanna. Kwishuri sha. Mu dutiyate. Ari isomo ryitwa creative performance wakoragamo iki? Arurize. Najya kuririmba. Urya kuririmba urabizi se? Oya, numva nabyegezaga ko najya ndirimba muri korali. Uririmbaga muri korali? Waturimbiyeho gatose? Oya. Nanabyibagiwe ugenda mbere ku ishuri niki? Wavuye ku ishuri tuva no muri korali? None subu. Urimo ki waraguye? Nawe naguye. Ntabwo naguye. Joanna. Ndasenga. Urasenga? Yego. Usengera ahagana he? Isisi Gikondo. Isisi Gikondo. Abantu bazagusanga. Bazasanga no ku cyumweru mbandi. Ku cyumweru mu misa ni misa. Ariko ni misa ya mbere. Ya kabiri. Abantu urabararitse. Umuntu ushaka Joanna azamusange ni sisi yarya. Isisi Gikondo. Ubwo isisi babivuze iki? Ni ibintu byinshi burebure tubyibare. Babifata uko? Uramutse ukundanye n'umutipe akagutera inda, nta bushobozi afite, wabigenza gute? Kwihangana nkayibyara. Acyaka kubwira ati rero aho kugira ngo byarire mu rugo, nta bushobozi mfite ariko ngwino tubane muri bikeya mfite,
ntabwo nzanirwa kugutura uwo ngo abagukunda uwo ngo abagukunda rero kimenyetso se cyane izo umuntu uri gutaha kwihakana iyo byakuba wose baba ntabwo biramba ariko nabonye aho byabayeho ano bishobora tubwiye nk'aho ufite ubuhamya nabibonye ku bandi ese ubwo mwihakana mubwira ngo iki tiwapibwa ntabwo ari njye nayiguteye ariko wa mugani nta nubwo byoroshye kuba wamenya ko umuntu gusanga ari n'undi ese ubundi wa mugani ngo wapfa kwemeza ko inda ari iy'umuntu ntabwo babyoroshye ariko nyine bitewe n'uko abakobwa dusigaye dukunda abahungu benshi usanga nyine umuhungu kugira ngo azabyemera ari gake biragoye ko nyine wa wundi ukubwira ati muri dushya dufite tugende tubana abikubwiye se wahituza abagukunda abikubwiye none se wabigenza ute nyine waba wabaye umugore we ugomba kumubyarira mukanaho none tekereza bibaye nka rimwe agahita agutera inda wamukunda nta muntu uri kuryamana n'umuntu adakunda bibaho da bibaho bitewe n'ibyo umuntu yakwijeje barindaye umuntu wese muryamana mu mukunda mbwanga umuntu wese uryamanye kuko ntabwo ari benshi ni bangahe ni umwe wenyine boyfriend subiza ko mufite asuka kongera ko mufite ni kugira ngo ukomeze unkatire ntabwo ukatire nakurangisha subiza ko mufite boyfriend niwe wenyine kuko nyine niyo byambaho nawe nabikoze nyine mukunda uvuga uti n'ubundi ase mujya mubikora muteganya kuba bati n'ubundi ko wamugana twahita tunabana ntabwo tujya tubikora ese ubundi mu kwe cy'abantu batibuka kwikingira niba izo ngaruka zose ziba zihari bazizi nyine ntabwo nzi impamvu batabikora wowe urabikora aho none biba bitandukanye n'ubundi umuntu ukingiye n'utikingiye ntabwo ari kimwe ntabwo mbizi ese ubwo iwanyu bakwangiye wasanga uwo mutipe bangiye kugenda bakavuga bati kari agatipe ni agakene nta bushobozi gafite guma hano kandi wowe umukunda nansi ubundi iyo ugiye gushaka amahitamo akava kuri wowe n'uwo mukunda nava kuri mama wawe kandi ushobora kubuza ubwenge genda mu rugo wabakatira mu rugo wabakatira nyine urabakatira se mu rugo mama wawe aho uba warahuriye nawe ntabwo aba ahazi sibyo kuba bibonye uwo munsi kandi ntabwo amahitamo aba ari aya mama wawe ari ayawe ugize imana akaba agukunda ngo hagati ya boyfriend n'umuryango baguhitishamo wahitamo iki hitamo boyfriend ayasha ankunda akwanze se ubwo umuryango wanze wawugarukamo ntabwo umubyeyi yawukatira burundu ni ukuvuga ngo we kubera ko uzi ko n'ubundi kubikora kubera umujinya bitabirangira we n'ubundi kubera ko uzi ko anytime wagaruka mu rugo bakwakira n'icyo wabikorera bitazabaho turagukarabye burundu n'uhita muri musore ubwo natwe umubyeyi uri umubyeyi ahita ukatira intege intege nahikatira ariko mugari tekereza nko guhitamo umubyeyi wasanga wa mutipe ejo agahinduka agahita kwanga birababaza ntabwo nabingira nahita nkatira ya ntega nyine ariko uti mu rugo bakwangiye ubushobozi mu rugo si ubwo baba bakunda ubushobozi cyangwa baba bakunda iterambere ryawe baba bakunze iterambere ryawe kandi ari ubushobozi warebye nase iyo uteye imbere ukaza mu byaha akazakubona uri mu modoka nyine abona ahita yumva ko wateye imbere mbega waje mu modoka nakuriya waje witwaye ubu mubyeyi yumva yaragafashe kugange yaragafashe iyo umuntu ataragura imodoka asaba ataragafata akenshi ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko wagafashe n'imodoka reka jyana wese uko ubyumva ntabwo njye ariko mbyumva njye niko mbibona iyo umuntu afite imodoka umuntu afite inzu nziza afite n'imodoka wahitamo ufite ikiza inzu nziza n'imodoka nahitamo inzu nziza ese imodoka wayiraramo kandi uvuze ko umuntu ufite imodoka ariwe waragafashe ariko nyine ni ikimenyetso cyo kuba waragafashe tu umuntu afite inzu ataragira imodoka aba ataragafata ese imodoka wayiraramo ariko urumva ko urimo kwinyuramo ntabwo ari ukwinyuramo mani patiri nakubwiye ko imodoka ari ikimenyetso cyo kugafata ariko si ikintu cya mbere gikenerwa mu buzima imodoka nyine wayitunga ariko ufite imodoka nawe utaha ese imodoka wayiraza imodoka si bayiraza mu rugo ntabwo ujya ubona baparitse mu muhanda kuri sitasiyo ibyo ni ibintu birenze ni big deal kuba umwagera agaparira ariko inzu niyo ya mbere ariko abakobwa benshi ntekereza ko wahitamo imodoka njye mpitamo inzu ushobora kuba ufite ubwenge ni bwinshi ku myaka yanjye
imyaka n'ubwonko se birajyana yego oya akoresha usanga nyine umuntu ari umupeti ariko afite ubwenge se bavuze ngo umuntu ni ikigoryi aba n'umuntu umeze ute akora ibitangana n'imyaka afite ugiye kuvuga ngo ukora ibitangana n'ubwenge oya n'imyaka afite n'imyaka afite ubwo ni urugero umuntu usinywe imyaka ndabona abo ufite nka 30 ugasanga ukora wirirwa mu muhanda ukina umupira nka twapeti twose mu myaka 10 ahangaho ni ikigoryi se cyangwa n'isoni kuba sociable kwisanga mu runga oya bagusanga mu muhanda uri gukina n'udupeti twose tuba tuvuye ku ishuri mu muhanda tugiye dukina agapira usanga uri gukina umupira n'iyo congo wambaye Jesse nambaye incongo kantu ka ncongo ukizemo abantu barabizi ko nta ncongo gira uyu munsi yayambaye ntari cyangwa se nk'umuntu yambaye nk'iyo silipa wambaye bitwaye iki azanye umoja bitwaye iki ariko hari ukuntu wenda abantu bashobora kugira ngo no kwicisha bugufi oya kwicisha bugufi tumva bihuriye no kuba uri mu muhanda uri gukora ibitangana n'imyaka gukina n'abana situbyanze ariko ushobora gufata umwanya wawe ukagenda oya ntabwo ibyo nabivuze urumva gukina n'abana ntabwo tubyanze ushobora gufata umwanya wawe ukabajyana ahantu heza nyine hatari mu muhanda buri muntu wese ari bukubone ugakina nabo ahubwo ntabwo uri ikigoryi ahubwo watekereje nyine birenze ariko mu muhanda abantu bose bagucaho ubu ari ikigoryi igicucu ese ibigoryi nabyo birasaza hari umusore ndabona neza bya bigoryi bifite 30 ntabwo bikura ntabwo mbizi nawe ngaho ubu ukizemo akantu ko kuzanamo ubwenge bwinshi ariko n'ibigoryi birakura ako sinzi niba babukorana injiji zirakura ese iyo umuntu akoze ubujiji burarorera ushobora kuba arenjeje ku myaka 30 ugasanga ku myaka 40 bwararekeye cyangwa bwaragabanyutse cyangwa ubujiji bwariyongereye nyine nuko bigenda nuko bigenda ubu byumva gute nk'iyo umuntu yabyaye agashaka undi mugabo utari uwabyaranye n'izihe ngaruka bishobora kugira babana babo ntabwo bumvikana kubera iki se batumvikana ko bakura bamwe akora bati wowe ufite papa wawe nawe ufite papa wawe usanga ntabwo bari kumvikana ariko se abana bakuze utabibasobanuye babimenye bakuze ubana na se bakajya babifata abantu bababwira abantu bakajya bagwita barababeshya ngo byabo amaraso nyine usanga adahuje byanga ariko ndagukantu kazamo se cyane ubwo bihita bivuze nka bya nibyo kwa mukase niba umugore ngo wabaye nk'umusore babana na nyina biba amakimbirane araza kuza mu itegeko ni ibintu nyine amaraso ntabwo abahuje yego ese byo amaraso adahora wakora iki se nyine aho ngaho uratuza nyine ukabigisha ugenda bumvisha sinzi ko bijya bihura Joanna asaba ngo azashaka nk'umugabo ku myaka ingahe kuri 25 urabona ingahe 2 5 cyangwa 9 urabura 9 ubwo abantu bahita bumva imyaka ufite oya yagwa se patira hajya konsert chakwambura nk'itatu none se bumva umukobwa abavuga ngo yagumiwe ryari kugumirwa se biba ako biba igeze mu myaka 50 wagumiwe ko 50 aje ko imyaka yawe urayerekanye umukobwa w'imyaka 50 ujya ni tatu ariko abonye ndamuzi umukobwa ufite imyaka 50 utarashaka ubwo se ategereje umugabo ni umwe wa nani ntabwo mbizi ashakanye nawe uramuyitwa mwiki ariko nawe urakabisha 50 ni myinshi na 40 n'abatangiye kwiheba 40 yose 40 uko batakibyara aba yaracuze oya nyine ubwo baba yaragumiye ku myaka cyakora nka 27 ngo umukobwa 27 aya 30 na abara 30 batarakura batangiye kwiheba nyine kujya gusenga cyane ora mu butayu ngo urebe ko umugabo yaboneka ubone ko mwahura kwiheba biba byatangiye kuzana muri 30 na abantu bavuga ngo ngiye ngo sinashakana ngo n'umutipe ngo nduta ngo cyangwa ngo nduta iyo myumvire urayigira nawe se aya ahunda ushaka n'umutipe uruta wowe nduta
abaye nkunda nabikora Wani wajya umusuzugura kubera imyaka wowe peti oya bamwubaka ari umugabo wawe wowe umugabo wawe ariko bamugana abagore ntabwo bakora abagore ntabwo tujya dukora utandukanye n'umutipe aguye mu kihe byatari kubera impamvu ikomeye mugatandukana ukazamufatira nko mu kabari yabuze nk'ayo kwishyura cyangwa yateze nka moto agasanga bamwibye wamufasha namufasha ntabwo ujya wangana rero nta mutima mu bingiro yego niba uri umukobwa ukamemukira ejo usanga wenda tuvuge wabuze nk'ayo kwishyura wenda ikintu wenda nka tike tuvuge ko tike wenda nka motari ntiwamubwira ngo baranyibye ngo ntabwo babyumva ntabwo yapfa kubyumva abana turi ku abamotari bose bari abana babi simbizi sinjya ntega moto samugana umuntu ufite imodoka watega moto nta mutima mubi wigire nta mutima mubi njya nabigukora no kukumara pati yego nta nubwo wamimukiye ntabwo ati ndakuremeye nubwo wamimukiye se wagashyiramo oya ntabwo nabishyiramo bati nta kibazo nkamwishyura nyine akigendera nkigendera ahise afatira hose agasaba imbabazi oya ntabwo byaba byararangiye asanzwe se narabonye nde ese umuntu mwatandukanye ntabwo mwasubirana mukongera gukundana yego biramba ntabwo byanabaho koze no ko nabira iyo umuntu murangizanyije biba birangiye nyine byarangiye ibyo ngibyo nasi ubundi ubwo ikintu muba mwarapfuye uba wizeye ko cyashize akareka ejo ntabwo umuntu yikosora Chugwanda yari ifite nk'akageso gukunda abantu benshi sinyapfa kubyizera nawe ujye ubyizera wizera utinze ese ubwo wizera bigeze ku kihe kigero nyine bitinze to noneka iyo umuntu atizera nawe rero aba atizerwa oya ukanuvuza ntabwo kabamo yego ntabwo ari sawa ese mu rugo ni ntabwo umuntu ubwo nyine nanjye ntabwo banyizeye urugero nari nanze to ibyo ntabwo bibona nta hantu bihuriye suri mu rugo ni Kigali kavukire ese nk'ubwo ko wisetsa numva kavukire ni Kigali oya umwana wene ni mu Mutara nabibonaga koko wabonye iki nabonaga amata ngo ayo mata karyoshye atesitinga nk'ayo mu Mutara siko bavuga se muri iyo ndirimbo ntabwo mbizi ntabwo mu rugo ni mu Mutara Nyamutara wageze i Kigali mwene washa mwana wene washa Gikondo Serge oya ntabwo none se bikubera icyo abantu bihakana aho bavuka biterwa n'iki nyine n'urugero ntabwo ujya wumva se ko umuntu yavuye Nyagatare akabatira mu Mutara henda hazi nyenze wese ko wanyura gutyo cyane mu rugo ni i Kigali to n'ubujiji avukiye Kimihurura n'ubujiji pati n'ubujiji ntuzanabikora avukiye Kimihurura mu bipangu mu Gasoni ese biterwa n'iki hari igihe umuntu nyine batari proud yavuka biterwa n'iki se numva nyamubona ari ubucucu nase gute nase ubwo tuvuga yagize nk'ikintu kibaho kikaba ngombwa kujyayo tuvuga ndarabibeshye nk'umu boyfriend mukunda wamubwira ko wagiye nyine n'andi mutamurangizanya akabona ko n'ibindi wabimubeshya ibintu byose utabona ko wamubeye aganya nawe nyambibeshya ahandi nyine ahantu nyambibeshya nawe urabizi ko ndo Mutara aga nice ariko n'abantu bari nk'abazagatsibo hafi hano ubwo wajyana mu Mutara sha Mutara urenze Kayonza gatoya tubyihorere we ni mu Mutara aga nice ihorere bazajya kugusabashya abantu mu Mutara rero ngo barakosha urabona ngewe urabona ni nk'inka zingahe umukobwa Jane ibibazo biracyabaho ntabwo izi ikibaho ubu se we ni nka zingahe ndazamwonga nka zingahe nk'eshatu ese birarenze eshatu zaba ari nyesha waba urenganye nawe ndenganye eshatu zaba ari nkeya ndabaza umunyene boyfriend mubaze ubona nkwiriye nk'inka zingahe kugira ngo sinzamugora abwiye ati akusha disuza ubwenge utazamugora akubwiye ko nta nkwano se afite ese ntabwo byaba kandi umukunda namukunda ariko se umubyeyi wanjye nikamubwira ati ahubwo uti mubyeyi dore ubushobozi dufite ni bukeya ni ubuzadutunga
ariko hari igihe nyine inkwano zizaboneka tuzizana Shaya. ikintu cya mbere si urukundo, si cya mbere ni inkwano. Urukundo ariko ni inkwano ushaje. Gusa umubyeyi wamubwira ngo kugiye nese inkwano ni ikiguzi. Minerevare aba yaragutaye. Minerevare nese umugabo usanzwe we ntabwo aba yarize. Nyine nawe baba barazimuhaye. Inkwano se Aba yihebye umugore. wa mugani wabo umukobwa bajya batanga inkwano ni wabo umusore bazitange. Byakabaye byako nasanze bitabaho. Ibintu byose wasanze ni uko ubifata. Nasanze sinabihindura. Oya nasanze. None se uwo musore abuze inkwano ntabwo mwabana? Oya kangana kabishaka. Nese urukundo ni ikiguzi. Acyambere no rukundo. Inkwano ni ikiguzi. Oya. Nese ukivuga ngo Minerevare ngo baba barakwishyuriye. Nese bagiye kubara Minerevare yo guhera muri nasari ntayabona. Tekereza muri segonderi wize. Nakubeshye kwa Patiri umutipe ankunda. Ariko adafite ubushobozi bwo gutanga izo nkwano. Kwigendera nare. Mukibanira. Yo this. Nese wasaba yarize? Wo nawe yarize Minerevare. Ino ni ibintu abantu bashyizeho ariko nyangomba mbona nazi impamvu yazo ntabwo babitekerejeho. Wana simba pinze batanyumva nabi. Ariko kuvuga njye ndimo ndakumva neza mwana. Ubu ni se umusore we nawe yarize? Nawe aba yarize. None sinabi ibintu wakonsomye iwanyu nawe yarabikonsomye. Ari kuye kibahitamo umukobwa. Eka arumva batwaye umugore. Atwaye umugore yasa n'utwaye umugabo. Wese niba wihembye umugabo. Oya bose bakabaye baringaniza. Bose bakabaye baringaniza. Umukobwa mukwa tuvuga nimba umukobwa mukoye nk'eshatu naho umukobwa ukajyana nk'eshatu. Kanganya. Ko mwese muhamunganya. Yeno kama mbyumva nyine mbifite ubushobozi bwo kubihindura nabihindura. Abantu bose banganya. Ufite ubushobozi babihindura. Abantu bose bakanye niba ari ubuntu. Nimba ari ubuntu no buntu. Nimba umukobwa yatanze bamuha bamukoye miliyoni imwe n'umuhungu wamuha miliyoni imwe. Kuko byose. Ariko yo bamukoye ngo yaguramo ngo ibinazana. Binazana. Nawe ukabigura. Ese ubuzanye matera nagaba yararyamaga. None suzanye azanye matera no kazana igitanda nanga twatwazi kwahugeze. Kandi uzi ubwenge. Ndi amafaranga yawe. Nimba waranywe warantanze miliyoni nawe ngwa miliyoni. Nawe zagura nanjye ngura. Ubwo se ubuntu. Nagagendeye ubuntu. Niyandi twabahaye mu dusubisha. Nawe Ese ubwo ntago ugendeye ubuntu. Oya nasuzagura ibintu bya miliyoni. Zagurana nk'ibyumbi 500. Sigane 500. Nanjye ngure ibyo 500 soya 500. Babyumanye ubwenge. Mwese muringaniza. Turinganiza kuko n'ubundi mukobwa. Sabana mutara mwese muzi ubwenge gutya cyane wowe gusa. Turabuze. Mwese. Akwera iki tawe amatamira. Akabona mu mutara rukuno wamugani ngo wabateye ukuntu kwabo. Bateye gute? Bateye gute ze wumvishe gute? Nta kintu namwe. Akundi wabateye ukuntu kwabo nyine nk'ibisabo. Nero ko akunda gucunda. Azanye ko tari ko ne. Surabizi. Ye katari ko ne. Katari ko ne. Ngo ki? Nagari ko ne. So ndabyo wanandi. Uko kuteye no guhitamo kubipasi wahitamo igeze. Ntamo gutya meza. None kuki zari kuyiseba Sasha. Byase nyine. Umukameza ajyagenda nyuriza mu anamanura. Abantu batubwiye niba utarimo kubeshya abantu. Ntago njye mbeshya. Nyine kubera ki babateye gutya benshi bo mu mutara. Nge ntago nzi mama. Babateye neza. Ni amata menshi. Ni amata menshi. No gucunda cyane. Ni amata menshi. Gucunda urabizi? Yego. Amata avuye mu macunda bayita ngo iki? Ago babingora. Bayita ngo iki? Amata avuye mu macunda. Ariko patene mbaje bo. Bibaho nyine. Amata avuye mu macunda. Ayita amacunda nyine. Angana mu mutara disero kacera. Bareke kacera. Amata avuye mu mutako nago mbaje nago bibaho. Amata avuye mu macunda. Hari n'amata avamo. Ese bamaze gucunda nago uzi ko havamo amata. Nyine bayita amacunda. Bayita amacunda. Nyine nuko nguko najya numva uko. Nayo niko nakubwiye. Sinkubwiye ko ari amacunda. Abaye maje. Numva ko byo amata y'inka yimye. Abako nyine wose muziranye. Amata y'inka yimye. Nago. Avuye kera mwana w'umugisha. Aka ngabimbwira. Bimbwira no. Ntabyo uzi se? Bivuga nyine. Ayita amasita. Wabisemye mu gita.
wese ko utabisomye iyo ngingo ngo uyigereho ubwo wumvaga ngo ngiye kubyica wabisomye mu gitabo cyawe ubwo wumvaga ngo ngiye kubyica okay sha yitwa Joanna ariko nsuze n'umusaza wita Brezius Joanna umusaza witwa Joanna tuzamunga Imana yishimira cyane ntabwo nari muherutse ndamusubije cyane yitwa Joanna Brezius Joanna tuzabahuze uzamuzana yo murebe ko namwe uzugira amatsiko sigaho sha tuzifuza guhura n'uwo musore ntago wata oya mwatarama bugacya nataha yitwa Joanna sha umutesi kabisa hari ibintu byo gutubura bijya bibaho byigezeho nk'umuntu akohereza nka message itariyo cyamugaburira nko mu nzira akabigerageza umuntu wanyeje message mbona nyine kari kuntoborera aranamamagara yavuga ngo ikize arambwira ngo amafaranga naje kuri telefone yawe ngo nayandi ufiteho ngo mfungishe simukadi ntabwo ko wasaza yarangutse tuyifungisha ntabwo yifungisha yarangutse reka ntabwo ibyo bitutse nyambyingo ntabwo wabikumbura ntabwo nabikumbura kandi nta n'ibyabaye ako nyine nakundi niyo nshuro nyine byabayeho ntabwo uriya n'umuntu mu nzira akabigerageza oya ntabwo birambaho mbese message yari y'amafaranga ibihumbi 25 aya ari na make yamwihera se oya narayabuze nanjye uba wumva ukize ari nk'iki wahindura ku isi uramutse ukize ni nk'ibiki wahindura ku isi nyize hari abana njya mbona mu muhanda nagera nakora nk'ikigo wenda niyo baba nkazaza mbashyiramo ibyo kurya ibyo kwambara ibintu byose ibintu nyine abantu bakenera nyine mu rugo nkabibashyiriramo nyine nkabafasha kuko ngiye ngo ndakubabona bikambabaza iyo ubonye nk'abantu ujya ubafasha se mu bushobozi buke ufite umushobozi mfite ndayabaha pe uraba nk'uwahaye menshi yarangaye nabahaye nka 2 wamuhaye 2,000 seriye umusanze nko ku muhanda urabona yari nko mu kigero cyanjye aretse umubebe ngo nawe nuwe mbona nyine ubuzima ni hatari uramutse wari butegesha ibyo 2,000 ari byo ufite gusa wabimuha nabimuha ukagenda n'ibirenge nabimuha kuko ubuzima wari hatari wakora imwiza imbere n'inyuma ubuzima wari hatari shapati iragenda abantu nkabona birambabaje disi Joanna wakoze cyane kutuganiriza nawe wakoze yitwa Joanna niwe twarimo twiganirira hari ikindi kiri ku mutima wabwira abantu se na boyfriend ushobora kumusuhuza rega babyemeye cyangwa kumukubita nk'umutoma nowe mutoma ajya akunda kugukubita se naya tubyibare urabinkoze tubyibare akunda kukubwira guki kusa niki numa konsa neza nta kintu kandi ndamushoje nyine abibone ko yitwa nk'icyo se ni benshi ni benshi ntabwo wamuvuga ntabwo biterwa n'iki se ko umuntu ushaka kumubaza ngo boyfriend we yitwa nk'icyo agahita amuvuga ntabwo ari nk'uko wavukira icyo bintu ariko hari n'igihe wenda umuntu aba afite benshi ntugeze kubyumva se kuri ya radiyo imwe tutagiye kuvuga nta wundi muntu ngo ni korode nta wundi muntu ugira ngo umukunzi wawe yitwa nk'iki ngo korode nta wundi ngira arabizi ariko abantu bose barabizi ntabwo yabura no se wowe tuba ko nta mukobwa ujya ukunda umuntu umwe ngiye bimba ngiye nkunda umuntu umwe ntabwo nabasha kubakontorora abantu benshi ntabwo wabishobora tumutabake ya bose niba ngomba gukunda umuntu umwe nkamuha keya ukunda kurya iki se amafiriti ukunda kunywa iki ji imeze ite se cocktail yitayibonye se nayibonye ndihangana urihangana nkanywa icyayi ugukomeze wihangane cocktail nawe dubita ukomeze wihangane nihanganye Joanna wakoze cyane kubana natwe turagushimiye
twizere ko n'ubutaha uzongera ukabana natwe. Ikintu bitwaye se ubundi nta na kimwe. Wakoze cyane, turabashimiye namwe mwari mudukurikiranye, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezaho. Tubibutse gusura website yawe tv.com kugira amashe kumenya amakuru abaherekeza. Nitwa Patrick, ndabashimiye, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe.